kwanza ubu tuvugana abanyamakuru ubu tuvugana sugira ngo aracyari n'umuntu umuntu nyabakize haguruka Delphi akoma gukora ibyo mutegetse mpako gapira ako ngako muga hafi abenyaboneka tuvugana ubwenge bwe ninjye ufite ubu buri mu kiganza cyane muga nese bose ukuramo niyo je muga hindukira urebe hano muga ibi bintu biradukora Furiza kubwa neza mwese aho muherereye abari mu Rwanda abari muri Afrika abari mu migabane itandukanye y'isi mwese mukurikira Musana TV turabasuje cyane Uwiteka bahire kakanya tukaba tugarukanye n'abatumirwa bacu tukaba twongeye guhura na muganga turabizi ko mumuzi yakoze ibintu byinshi bitandukanye ndetse no kuri Musana si ubwa mbere tukaba tumuhurije n'umukobwa muto reka atangire yibwira abakurikiye Musana TV Anyita Uwikuzo Delphine. Uwikuzo Delphine. Wabonye ibiganiro byose muganga yakoze? Wabonye ibiganiro byose muganga yakoze nifuza ko mwamuzana. Yes, twabikoze rero twabahuje. Akanya ukaba waje ngo ufite amatsiko menshi n'ibintu byinshi wenda kubaza muganga. Nibyo? Yego. Yes, muganga suza abantu bakumenyereye kuri Musana TV. Murakoze cyane kuri Musana TV n'abanyarwanda ndetse n'isi yose ndagenda bashukuje. Wow, rero tukaba twakuzaniye umukobwa muto ufite amatsiko cyane ngo wabonye ibintu ukora akabona ni magic nyine ni maji zidasanzwe ibintu byinshi bakaba bafite ibibazo byinshi byo kubabaza uyu munsi. Ikibazo ariko nizere ko mutongeye kunzanira umeze nk'uwabandi banyamakuru banzaniye ubushize. Uko biri kose kuko uri muganga bivuze ngo umurwayi wari wese wamwakira cyangwa umuntu wese ugukeneye. Hose nibaje kwivuza ndamwakira nanamuvure mubireba. Unamuvure tubibona ariko ngo mbere yuko umuvura wafite ibibazo byinshi yifuza kukubaza akabona kukwaka umuti. Ariko nizere ko atari nk'uwaje hano ubushize. Ntago muzi uyu muraza kwivuganira niba uzi ibiri ku mutima we. Ntabwo mubizi muri make. We yadusabye ko tubahuza akagira ibyo akubaza. Kandi nawe wadukunda. Nta kibazo. Delphine mubaze urumva wamubaza nk'iki mbere yuko umusaba ugira ibyo umusaba. Namubaza nyine ibijyanye n'ibyo mbona icyo yaba ashoboyemo ku bibazo byanjye. Ese koko ibyo nakubaza byose wabishobora? Ibyo ubona byose narabishoboye. Ibyo ubona byose warabishoboye ntabwo ari ukubeshya ntabwo ari comment. None se cyetse niba narabeshye nkabeshya n'abanyamakuru nkabeshya n'isi yose nje ntabwo ndi umubeshyi ibyo nkora bikora ese wafatira umuntu igisamba cyangwa kikamugarurira ibye uzajye ku macano uzabibona si hamwe si habiri no kuri Musana TV hari ikiganiro bagaruye moto usibye no kuba baragaruye moto Musana TV so bwa mbere munsi n'ikindi gihe twigeze guhura hari umuntu wafatiwe mu rutoki usigaruye ndongera nkatitira kandi wari uhari wowe ufiteho amateka nafashwe ngo ndabyibuka ufiteho n'amakuru waba umutangabuhamya kurije ntabwo rero wakagombye kubyemera ngo uyu nguyu wareke kubyemera wabibonye gute cya kiganiro rero kibonye ariko ngo nabashije kuba nabyemera ko bishoboka pe ubona ari uteka muto ubonaga nabonye biba ibintu bidashoboka noneho twamushyikiriza naribi bishobotse pe ntabwo mwizera nawe urapfa kumwizera ushaka kuzizera iki keretse anyeretse ikimenyetso ariko se abanyamakuru mfite impungenge uyu mukobwa atangiye kuba nk'ubushize umwanzane navuga ngo arashaka ibimenyetso waje ubushize simuzi niyo mahirwe yanjye gusa uyu we yansabye ko twabahuza afite ibibazo byinshi mumushyira mu modoka mumuzana iwanjye ngo duhure ariko mwagiye munzanira abantu bakuze abantu bakuze bakunda kwihishira cyane hano bakunda kureba YouTube cyane ariko nk'uyu ngo yabonye ibiganiro byinshi bireze kimwe aravuga ati yarashaka guhura nawe mbona nkubone uyu mukobwa rero ashobora kuba afite ibibazo ahubwo ngiye ashobora kumufasha yamfasha akambwira kimwe mu bibazo afite
akaba ari byo mufashaho Ari ikibazo ubutaha bamubwira kugira ngo akwizere. ubutaha mukazahura ababwira ko byagenze ibibazo byo ni byinshi mfite nakamubwiye kuko ese ufite umugabo oya ku myaka 25 nta mugabo uragira mfite abana babiri ariko nta sinkundwa ntabwo ukundwa nta kagomba none se bagutera inda bankunda uwo munsi uwo mwanya cyangwa n'ibyeri cyangwa oya bankunda uwo munsi muri icyo cyumweru gusa ubwo bikarangira birangiriye gutyo ahubwo ubwo hari icyo Uretse ko nta cyizere afite ko wamuhumura. nta cyizere njye mbifitiye ko yamuti bigacamo nta cyizere mfitiye keretse njye mbonye ikimenyetso kimwe icyo wabonye ku Ibyo wabonye ku YouTube ntabwo bihagije ntabwo nabyizeye ntabwo wabyizeye urambabaje cyane abanyamakuru bagiye muzana abantu bafite ikibazo cy'uburwayi bakaza baje ariko urumva ko nawe afite ikibazo kandi gikomeye kigeretse wo kutizera mfite ikibazo kigeretse wo kutizera kandi njyewe iyo umuntu yizeye sinshobora no kukuvura utizeye n'ubu tuvugana aramutse yizeye umuntu urwaye indwara yo kubura icyizere we ntabwo umuvura ngende umukristo uyu nguyu ni icyizere abura none se umuntu urwaye indwara yo kubura icyizere we nta kintu umufasha uyu nguyu ni icyabura cya mbere ni icyabura cya mbere niba namushyira mu masengesho niba namuha iki ariko uko biri kose ikintu abura ni icyizere kuko kubona ureba ibintu nka biriya ukaza ukagerekaho kuvuga yuko utabyemera yarabonye na mugenzi w'ukuntu yaje aje kunteza ibibazo kandi nabwo yazanye n'abanyamakuru dore ko abanyamakuru namwe muzankururira ako guteruza amaboko yombi oya ariko twebwe icyiza cyacu ni kimwe wowe ibyo ukora urabyemerewe cyane nta rwose bupfumu burimo waratubwiye ko bizera imana nta maji ziri narakubwiye n'abapfumu ndabarwanya ariko abanyamakuru ntabwo abantu mujya munzanira rwose ariko mwagiye mwihangana nibura mukanzanira abantu bemera ibyanjye mukareka kunzanira abaza kumpinga oya utabanyabahakanye ngo ntabwo waba utwika nyine oya gutwika si byo mparanira ahubwo ikibazo muba mushaka ko nkora nyine abemeye baremeye turashaka ko wemeza n'abandi nabo bakemeza ikibazo nibura mwagiye munzanira abakecuru cyangwa se abantu bazi ibintu nyabintu mukareka kunzanira utu dukobwa tw'utwana oya nawe ngo arashaka ko umwemeza yemere na bagenzi be babonereho bemere kwemeza abantu ntabwo ari byo mparanira icyo mparanira nyine hari imiti bakeneye hari n'ibintu bashaka kubafasha ariko bananiwe kukwizera iza nibashaka bazarorere ubundi bwose abana nk'aba ngaba erega abana n'abajyambere kwemera ibintu akora ibintu akora ntabwo mbyemera iyo yaba mbyemera afite ibintu byinshi nakamusabye ariko ntabwo mbyemera pe ubona yagiye kurya amafaranga yawe mbona ari ukubeshya bidashoboka se mwagiye munzanira abantu bakuze cyangwa abakecuru nibura cyangwa se abasaza agusabye ikimenyetso cy'uko utabeshya ikibazo ngira ni kimwe ibimenyetso ntanga cyangwa se ibimenyetso ushobora gutanga ba Tomasi ni benshi rega bemera babonye none se bajye njye naremeye naheze mu rutoki narayamanitse ntabwo ari ubushize hari undi mukobwa waje ntabwo ari mwe mwamuzanye yazanywe n'abandi banyamakuru musebereza imbere y'abantu bose turi no gupinga mbwira ngo ntabwo biri bukunde none dore mwongeye kuza undi mukobwa mutoya ikiganiro nakoze umushize umukobwa aza kumpinga none dore iyo munzaniye umukecuru cyangwa se mwamukanzaniye aho y'abakecuru abakecuru ntabwo bakunda kureba YouTube cyane nk'uyu niwe wabirebye arabipinga atera komenti cyane aravuga ati ngewe muzampuze n'uwo muganga ndebe ko uko ashoboye kuki muba mushaka kwisebya muri abana tuba tubona bidashoboka ubaye ngo wishyuye n'utayikozeho gusa ibyo nabyemera gute umukobwa yiyambuye ubusa ubwo se we ntiwabwiyambura ntabwo wabwiyambura ntabwo nakwiyambura njyewe ariko ufite ikintu cyacu none se utekereza ko urutira mugenzi wawe ibyo ntabwo byashoboka ko ntabwo mbyemera ufite imyaka ingana 25 inkumi yaje hano ubushize tukaganira ntabwo wabikurikiranye kuri YouTube nese none urashaka guseba nkawe njye ntabwo byambaho ntabwo byakubaho reka ubwo se utekereza ko urusha uriya ubwiza cyangwa ubushongore cyangwa umurusha gupinga nk'uko yaje apinga njye ntabwo byambaho ntabwo byakubaho wakukorera ibiruta ibyo namukoreye mbigerageze
ariko abanyamakuru ukambabwira abantu mujya munzanira mwokabyaramwe abantu mujya munzanira abantu bafite mu mutwe hakomeye cyangwa se hashobora nawe yaje yizeye ko yakubwiye ngo mumpuze nawe ndamwana ngiye narabyiboneye naheze mu rutoki ari imikino atawacu ibyo ni imikino none se tekereza akana nk'aka ngaka kagiye kugaragaza ibibero n'amatako imbere y'abantu ubu urumva atari ikibazo ikimenyetso cy'ubwo yaje kubyemera kwanza wasiko bitavuga ntabwo we wayiyambura sha reka nkubwire we nta nubwo ngoye ntabwo wayiyambura ntabwo bishoboka biriya bintu uvuga harya ubundi witwa banyita Delphine witwa Delphine amakuru yawe Delphine ni wowe uri kuvuga ngo ntabwo nagira kwanza ubu tuvugana abanyamakuru ubu tuvugana sugira ngo aracyari n'umuntu umuntu nyabakizi ubu tuvugana Delphine haguruka Delphine ubu tuvugana ntabwo yavuga tu avuga agomba gukora ibyo mutegetse mpako gapira ako ngako muga habi amenya yaboneka Delphine bite byawe sha wowe uri no ubu tuvugana ubwenge bwe ninjye ufite ubu buri mu kiganza cyane muga nese ubu se ukuramo niyo ji muga mbese kugira ngo ujya se ngo hora okay ubu se ntago abisi ko ari kubikora mukongo uhaye umuti se wo gukunda gukubaka urugo wabyemera mba nazagaruka kugushimira pe nakubwiye njyewe naguha kandi bikagenda neza gusa uko byashoboka ariko se ahubwo reka mbanze nkubaze ubundi mu kanya aho warurura hasi ubwenge bwawe aze kabufite kandi yabuhoranye ubwo buriya abanyamakuru bashatse baza kukubwira ibyakubaye ahubwo turamwereka video aho waruri urahazi wari wicaye hano ntabwo ugeze uhaguruka oya wahagurutse oya ntabwo ngeze amaguruka hano nyamara wahagurutse ni uko utabizi ariko byumve ngo wahagurutse wowe ubwawe abanyamakuru bazabikwerekera ntabwo nahagurutse hano uzi amabara wakoze yahe ntabwo uhagurutse hano oya okay njyewe naguha umuti kandi bikagenda neza uziko wikuyemo imyenda yose wikuyemo imyenda yose oya urabeshya byabaye uri kumbeshya pe turakwereka amafoto ibyo bintu nabikoze ntabwo ibyo njye nabikoze nababwiye ngo ntabwo aza aho ari n'ubwenge bwe nta makuru afite nta makuru afite buriya ukuyemo imyenda yose oya mwambeshya turakubeshyeye abanyamakuru nibo babizi wenda bazabikwereke cyangwa se bazabyihorere turabwereka amafoto ariko mu bimwerekewe wenyine ntabwo ari ngombwa ngo rega ntabwo njya nifuza gusebya abari oya ntabwo ari byiza ariko nushaka wemere ko haciyeho akanya gatoya wowe ukiyambura imyenda ukanayintera hari habaye iki nari ndi wari urahangaha njye nakubwiye ko naheze mu rutoki ariko urabizi ntabwo ugeze uhaguruka kuri iyo ntebe nta n'imyenda nigeze nkuramo murambeshya sawa turakubeshya nushaka ujye wemera rero gusa reka wenda uyu munyamakuru mugenzi we w'umukobwa ntekereza ko yabifashe abikwerekera n'utubwira ifoto yawe aho twayikuye abikwerekeze abikwereke uvuge ifoto yaho twayikuye hari aho twagiye none se nkubwire n'ikariso wambaye ukwisa nkubwire ikariso wambaye nimba nigeze niyambura ikariso yawe ni umukara n'isurujipe yawe ni umukara wabikuye hehe wiyambuye ngewe urabinyereka niyambuye ryarira wikuyemo nkubwire imyenda n'igitsina yose cyawe se niba wogoshe cyangwa niba utogoshe niyambuye ryari wikuyemo imyenda yose reka kuburana none se nta ibyo akubwiye arakubeshye
ibyo urabyemera cyane ntubyemera nuvuga ngo njyewe nagutwaye ubwenge akanya gatoya wiyambuye imbere yanjye n'ikariso yikuramo reka nabikubwire ndetse n'isya zawe wazogosha uyu munsi mu gitondo uzi ko ugiye kuza uzi ko uri umuganga koko nushaka je naremeye naheze mu rutoki wibwira n'iki gisya zanjye nazogoshe mu gitondo ngiye muri douche nabibonye kuko hari n'akantu wikomerekejeho wakoresheje jirete igaragara ko yanagukaseho akantu urabyemera cyane ntubyemera ndabyemera ko ntabwo wabibonye ntabwo nabibonye hanyuma yabibwiwe n'iki abanyamakuru ntibabikubwiye ko ntabimenye umva emera wakuyemo imyenda yose ukuramo buri kimwe cyose kandi icyo gihe niba wari uri kuguha oda yari ari kuvuga ngo kora iki ukagikora ibyo bintu byabaye koko mwereke amafoto umwana wanjye umva yihorere nayibonye rero icyo nakubwiraga mukobwa nawe ndabona warushatse ku nzira nk'uwushize ariko ubushize namukojeje isoni cyane we ntazo mufashije kandi ujye ukoresha ibishoboka byose njye ariko si we ndenganya aba banyamakuru no ntabwo twaturenganya twe twamuzanye ashaka ukuri ashaka icyizere guhura nawe urumva yari afite ikibazo okay turahuye rero yari afite ikibazo kigeretseho kutizera uko biri kose ibyo bintu bibiri ntabwo ari kurabona kimwe umuvura cyangwa nuko ari bimuvura turahuye rero gusa nubishaka hari ikibazo nge mbonye muri wowe nubishaka uzagaruke kunde butari kumwe n'abanyamakuru no kwizera yakuzanye babanze babikwereke neza ibyo wikoreye wowe ubwawe atari njye ugukoresheje nurangiza uzaze utari kumwe n'abanyamakuru yes guys nizere ko mwabibonye ibintu bitandukanye byinshi yakoze twebwe tutizeraga gusa njye naremeye aho nahamiye mu rutoki mwarabibonaga nizere ko na Delphine ubu noneho yatuje watuje kwizera guke kwashizemo ubutaha noneho wamugana ukumva uramusaba umuti ntabwo ufite utanzaza nje kumusaba umuti w'ibibazo byose mfite wow rero abantu mwese mukeneye imiti mufite ibibazo byinshi bitandukanye muganga yarababwiye ndetse yababwiye ibintu bitandukanye akoresha kugira ngo bavure nimero yiwe twayishize ku biganiro yakoze mbere ndetse n'iki ngiki turaza kuyishyiraho mugabo wakoze kuduha umwanya wawe sawa namwe murakoze ariko ntimuzongere kuzana abantu nk'aba ngaba utatuzanana bakuru oya utamuzanzanire abafite ibibazo mu ngo zabo abagore n'abagabo batabana neza abagore n'abagabo bafitanye amakimbirane ndabasabye muzanzanire couple imwe noneho njyewe nzayifashe kugira ngo ubukurikiyeho izatanga ubuhamya bw'ibyabaye rero reka tubashimire kuba mukurikiye Musana TV wari ufite ikindi kibazo kavuze ko namuzane couple abagore n'abagabo nkatwe nk'abagore turi abagore ku giti cyacu singo mwana utadufashe ahubwo njye nabonaga uri n'umwana w'umukobwa yanjye ndi mukuru cyane mfite abana babiri ufite abana babiri okay nzaguheraho ubutaha cyangwa se nushaka mukabonye umugabo cyakoze tuzamugarura ariko kumwe n'umugabo bagushimye oya icyo namusaba ni kimwe ahubwo ambwiye akantu gakomeye hari akantu narangije kumumenyaho kuko abagabo bamutera inda bikarangira nta n'umwe ubanye nawe ubu tuvugana n'ubwo umureba gutya narangije kumenya yuko afite abana babiri kandi badahuje basi so umunsi wagize umusore ukunda cyangwa se umunsi wagize umusore mukundana njyewe wowe uzaze ngira ibyo nkubwira ubu tuvugana uzabana n'umugabo ushaka ntabwo uzabana n'umugabo ugushaka wowe uzabana n'umugabo ushaka uzaze undebe tubivugane yego ndabyemera yes tugana ku musozo dukomeza dushimira abakunzi ba Musana TV mwabyiboneye ndetse ibyo mwari mufiteho amatsiko byinshi bimwe na bimwe abafite gupinga nk'uko uyu mukobwa nizere ko mwabibonye reka tubifurize kugumya kugubwa neza mukore subscribe like share na comment ku biganiro byacu naho ubutaha bye bye